Archiepiscopi wacu Nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira, Umwepiskopato wa Diocese ya Butare, Monseigneur Faustin Rwecungura, Vicar General of Tabor Diocese, Tanzania. Wish to stand up and greet this assembly. Nyakubahwa Padiri, umuyobozi w'ingoro ya nyina wa Jambo Kibeho, banyakubahwa abasaserdoti bateraniye hano, inshuti z'abana, bana mwaje mu rugendo nyobokamana no kwa nyina wa Jambo Ikibeho, ba Kristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ijambo dufite kuri uyu munsi ni ryo gushimira. Turashimira by'umwihariko Imana ko yaduherekeje uyu munsi mu rugendo, tugashimira umubyeyi Bikira Mariya waduhaye imbaraga zo kuza kumutaramira uyu munsi, tukaba turaza no gutahana umugisha yatugeneye kuno munsi. Turashimira umubyeyi wacu Nyiricyubahiro Kardinali Kambanda ko yaduteguriye uno mwanya nk'abana kugira ngo tuze gukora urugendo nyobokamana hano ku butaka butagatifu bw'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Ndashimira cyane abapadiri bashinzwe ikenerabushyo ry'abana mu maparuwasi mu turere tw'ikenerabushyo dutandukanye twa diocese yacu, twa Diocese yacu ya Kigali. Ndashimira cyane inshuti z'abana zo mu maparuwasi zita ku butumwa bw'abana. Tugashimira cyane abafratiri bari muri stage ndetse n'abari mu biruhuko bagiye bitanga cyane kugira ngo ubutumwa bw'abana bugende neza, ndetse no gutegura urugendo nyobokamana rw'uyu munsi bakaba barabigizemo uruhare rukomeye, nabo turabashimiye. Turashimira cyane akarere k'ikenerabushyo ka Saint Michel kateguye liturujia y'uno munsi. Tunashimira cyane korali Pere Cantoresi ya Cyahafi yaturirimbiye mu gitambo cy'Ukaristiya, ndagira ngo tubashimire. Uru rugendo nyobokamana rw'abana Ikibeho kuno mwaka rwitabiriwe n'abana bagera ku 4,000, bakaba barekejwe inshuti z'abana zabo baturutse muri paruwase zose zigize Archdiocese yacu ya Kigali, muri zone z'ubutumwa mu turere tw'ikenerabushyo kwa dutandatu tugize Archdiocese yacu ya Kigali. Ndagira ngo rero dushimire rwose ko abapadiri bakuru ubutumwa muri maparuwasi bose bagize uruhare rukomeye mu gutegura abana no mu kubatoza muco myiza bagaragaje hano mubwo bari mu misa ndetse mu ngisho twabahaye zitangira ino gahunda, ndetse bakaba bitonze batagize umuvundo, bakaba bitonze. Njye mbashimire cyane cyane abapadiri ndetse n'inshuti z'abana babateguye kandi bakabaherekeza, bakabafashije muri uwo mutuzo wose. Nkuko rero umwana amaze kwivuga, ubutumwa bwakoze mu mwaka twakoze, hari Noheli y'abana yabaye mwaka ushize wa 2023 yitabiriwe n'abana bagera ku 3500. Tukaba twaragize kandi urugendo nyobokamana rw'abana mwaka ushize. Noheli y'abana yo yabereye muri zone ya Kicukiro na Imvu za ruguru, yitabiriwe n'abana basaga 10,000. Urugendo rw'abana rwitabiriwe n'abana basaga 1500 mwaka ushize. Twagize ubutumwa kandi kuzirikana ubutumwa bwa nyina wa Jambo Ikibeho, twabuzirikanyeho mu gihe cy'umwaka wose. Mu mwaka w'ubutumwa twagize ubutumwa bw'abana mu tugoroba tw'abana, twagize kandi Sunday School mu maparuwasi amwe n'amwe, twagize umwanya wo gutegura abana, twategura amasakramentu dufatanyije n'abakatejiste n'inshuti z'abana. Twagize kandi umwanya wo gushyiraho korali z'abana cyane cyane Pere Cantoresi. Mwabonye yuko iyi Pere Cantoresi ya Cyahafi yaririmbye neza, ni imwe mu maparuwase yashyizeho ino korali, turabashimira cyane. Dukomeje no gushyira ubwo butumwa bwo gushinga amakorali y'abana mu maparuwasi anyuranye agize Archdiocese yacu ya Kigali. Twakoze kandi ubutumwa bwa patronage iginakomeza itari yarangira. Iyi patronage y'uno mwaka ikaba yarahujwe n'inganda Bibiliya. Twagize kandi ubutumwa bw'umurimbyi w'inyenyeri bwasozaga umwaka ushize
n'uyu mwaka tukaba tuzabukomeza. Twagize kandi ibihe byo gufasha abana mu gihe cy'ibiruhuko, tukabagezaho inyigisho zibigisha ivanjiri n'indangagaciro z'umwana, ndetse tukanabafasha kutarangara mu mikino yo mu rugo, ahubwo bakaza ku kiliziya kwigisha ijambo ry'Imana. Amaparuwasi amwe n'amwe yashyizeho ishuri ry'abana ribigisha Bibiliya, cyane cyane muri paruwasi ya Gikondo ndetse na paruwasi ya Gitabage. Abana batangiye ubutumwa bwo kwigishwa Bibiliya, tukaba rero tuzakomeza ubwo butumwa bwo gufasha abana gusikira ijambo ry'Imana. Tukaba twifuza yuko rero muri paruwasi habamo ishuri rya Bibiliya ry'abana, ubwo twabonye ko bishoboka tugende ko mu paruwasi twabashije gusura muri ino minsi. N'icyubahiro Antoine Daniel Kambanda, sinabura kubagezaho imbogamizi twagize cyane cyane mu gutegura runo rugendo. Twaruteguye mu gihe amwe mu makiliziya yari afunze, bityo guhuza abana bitakubasha gukunda, n'utugoroba tw'abana tutagihura, bityo rero guhuza abana no kubagezaho amakuru y'uru rugendo bikagorana. Byagoye abapadiri, ndabizi neza, nkaba nkeka yuko ariyo mpamvu yatumye n'abana bataba benshi kuri ino nshuro ku buryo busumbye bw'uyu munsi. Ubwo rero tukadusaba n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo dufashe kugira ngo kiliziya zacu zongere zifungure, twongere dusenge kandi twongere dukore ubutumwa neza, dufashe abana gukura banyuze Imana n'abantu. Twifuje guhitamo insanganyamatsiko y'urugendo ivuga ngo dukunde, dushime, dukuze umubyeyi Bikira Mariya. Twatangiye tusaba abana gusubiramo iyo nsanganyamatsiko tuvuga ngo abana dukunde, dushime, dukuze umubyeyi Bikira Mariya. Nibyo koko uyu munsi rero abana babukereye baje gushima, bereka urukundo umubyeyi Bikira Mariya kandi bamukuza nk'uko twabibonye n'akanyamuneza neza bari bafite uyu munsi. Mu butumwa rero tuzakora muri uyu mwaka tugiye gutangira 2024 2025, tuzakomeza gushyiraho gahunda ifasha abana. Urugendo nyobokamana ruzajya ruba buri mwaka nk'uko bisanzwe. Tugire Noheli y'abana, tujye tuzirikana ubutumwa bwa nyina wa jambo. Utugoroba tw'abana tuzakomeza gukora, Sunday School izakomeza gukora, gutegura abana amasakramentu bizakomeza gukorwa, kandi twashyira imbaraga mushinga Pole Cantores, korali z'abana, umuryango wa Pole Cantores. Tuzakomeza na patronage kugira dufashe abana cyane cyane mu biruhuko, encadrement mu biruhuko, ndetse n'ingano za Bibiliya. Nitubona cyane cyane imfashanyigisho zidufasha mu ngando Bibiliya. Uyu mwaka bwo twazirikanye cyane cyane ku bitabo 5 by'amategeko byitiriwe Musa. Tuzakomezaho rero twiga na Bibiliya yose, dushyira imbaraga mu ishuri ya Bibiliya ry'abana. Tuzakomeza no gushyiraho ino gahunda y'umuririmbyi w'inyenyeri mu maparuwase, ndetse no gufasha abana mu gihe cy'ibiruhuko. Ndagira ngo rero nsoze ino jambo dushimira abana bose bitabiriye runo rugendo nyobokamana, twongera gushimira inshuti z'abana ndetse n'abasaserdoti babaherekeje. Mukomeze gukora ubutumwa, dushimira n'abihayimana bafasha muri encadrement y'abana mu maparuwasi hirya no hino. Nyiricyubahiro Antoine Daniel Kambanda, turabashimiye. Ni gahunda y'urugendo nyobokamana rw'abana izagumeho, kandi dushimiye n'ingoro y'umubyeyi Bikira Mariya Kibeho, abayobozi bayo ko batwakiriye tukaba twishimye, tukatsa no gutahana umugisha dushyira ababyeyi ndetse n'abandi bana twasize mu rugo. Imana ibahe umugisha, murakoze.